nongeye kubasuhuza abakunzi ba Pi Network 250 ngira ngo tuganire ku bijyanye no guhaha ku bantu mwamayininze Pi. Murabizi ko mushobora kuba vuba mushobora kuzajya muhaha, mukaba wagura imodoka, ukaba wagura inzu, ukaba wagura n'ibindi bice bitandukanye. Bivuze ko Pi mwamayininze muzaba mwemerewe gukora ibyo bita peer to peer, ngo guhaha, ukaba wahahira mu mugenzi wawe, ukamuhahira ikintu runaka, imodoka, inzu, ibintu bitandukanye. Mvuga ko ari igikorwa cyiza. Rero iyi rero ni faze igiye gukurikiraho vuba. Ni ukuvuga ngo abantu mwari mwaratinze mutakimayininga guys, mugende mu mayininge kuko vuba rwose muratangira mukore ibyo bita peer to peer. Ubundi peer to peer ni uburyo bukoreshwa nyine mu kugura no kugurisha serivisi ariko hifashishijwe ifaranga koranabuhanga. Bivuze ko nyine twifashishije rya faranga nyine rya coin rya Pi. Bivuze ko rero ubwo ku bantu mwamayininze, ku bantu mwakoze migration, ku bantu mufite KYC, muzaba mwemerewe kuba mwatangira gukoresha peer to peer nk'uburyo bwo kuba mwahaha mukamwakora ku masoko agiye atandukanye. Murabizi ko kuri ecosystem ya Pi iyo tunyuze muri Pi browser hariho uburyo bwo kuba wahaha kuri ecosystem ziri verified, ziri migrated. Ngira ngo naberetse video. Ubwo rero ikintu muzakora nimumara kwakira coin zanyu muri wallet, mwamaze kuzakira ziri kuri migration kandi lockup yararangiye. Mwibuke ko lockup ushobora kubona migration ariko lockup rero nayo ikaba ikirimo. Tuvuge niba warorokinze nk'imyaka 3 kandi bakaba baguha migration, ntabwo uzahita ubikura ku kanya ngo uzi trading, bisaba ngo ya lockup ibanze irangire. Ubwo rero abantu mwakoze lockup igihe gitoya muzaba mwemerewe kubikuza izigiye zitandukanye, kimwe n'abantu mwakoze lockup nini ariko mugatanga percentage runaka kuba tendanye muzo lockup y'imyaka 3 ariko percentage ni 50%. Abo nabo bazaba bemerewe nabo kubikura. Hari abari bafite ikibazo kijyanye n'amatentative n'ama KYC, bivuze ko abo nabo ejo bundi batanze itangazo bavuga ko bemerewe kuba bakora icyo bita appeal, nko kwaka cyangwa se gusaba ubufasha kuba basubiramo Pi ariko bagatanga icyo twakwita nk'amafizi. Ni ukuvuga ngo fees ni utuntu duke bargucaginga twa coin kugira ngo ubashe kuba wakora iyo KYC, cyangwa se ushobora kuba wareclaiminga nyine ngo uvuge kuti KYC nubwo mwayinyangiye ariko nari natanze ibi bintu byuzuye, cyangwa se hari icyaburagamo ukagikosora. Kimwe n'abantu bakoze KYC ikanga ariko kubera ikibazo cy'amazina, bivuze ko amazina muri profile nahuye nari kuranga muntu, namwe babemereye ko mushobora gukora ibyo ngibyo ariko mukaba mwahinduramo byibura inyuguti zigera muri 2 mu mazina yanyu mu rwego rw'umutekano kugira ngo KYC yanyu bayemere. Aha rero iyo umaze kubisoza nyine umaze kurangiza ibyo biboro bya KYC, bya migration n'ibindi, ikiba gikurikiyeho ni ukurindira faze ya nyuma ariyo open mainnet. Open mainnet rero iyi faze yo isaba ko umuntu uri kuyikora cyangwa se ugiye kuyikora agomba kuba ari verified, afite KYC, afite migration. Iyi faze niho hazamo ibijyanye no kulistinga, ibijyanye n'igiciro, ibijyanye n'amasoko, icyo twakwita nk'amasoko ya Binance, amasoko ya nakwita nka Coinbase n'ayandi. Aho niho azatangira rero ko yacurizaho ayo coin. Bitavuze ko no kuri ku masoko agiye atandukanye, ano navuga karama ya DEX, ngo tuzanamo za Uniswap, tukazanamo n'izindi DEX zitandukanye cyangwa se DEX. Aha rero naho uzaba mwemerewe kuba mwa trading aho iyi coin. Ikintu rero gishobora kuzacanga abantu ni uburyo bazakora trading, bakaba ba trading kuri ayo masoko. Ikintu mumenya ni uko muri ayo masoko haba ibyo bita bull and bearish, bivuze ko ni kuzamuka no kumanuka. Iyi rero bull, iyo tuvuze ngo ni bull ari igihe cyo kuzamuka, twavuga bearish ni igihe cyo kumanuka. Ikindi nuko muri trading hazamo ibyo bita long and short. Long ni ukuzamuka kimwe no kumanuka. Aha rero iyo ushaka gutradinga hari uburyo bwa limit na market
uhitamo iyo ari igiciro cyari ako kanya, uhitamo market, yaba ari igiciro ugiye kugena ugakora icyo bita limit. Ibyo nabyo muzagenda mubimenya kuri iyi channel, ahubwo icyo musabwa nuko mwabanza mukamenya ati ni gute twahandoringa ibibazo byacu bijyanye na KYC, ni gute twahandoringa ibibazo byanyu bijyanye na tentative. Ku bantu rero mwari mufite ibyo bibazo, video zindi zindagenda zikora zibisobanura. Mwibuke gukora subscription, musharinga n'abandi video. Imana ibarinde.